wari ugishoboye n'utari uriya nawe ushobora twebwe turakoraga turakora ngo ufite imbaraga ikintu birakora bibasha kabisa ukuntu biremeye Tony ndagushimira ko wampisemo nk'umusore w'inzozi zawe kandi nk'umusore mwarangizanya ubuzima bwawe bwose ndagushimiye ko wanyakiye mu mutima wawe nk'umukobwa w'icyerekezo ndetse n'inzozi zawe ikintu ngira ngo ngusabe ni byiza kwishima no kunezerwa kandi guseka kwiza no guseka nyuma dukwiye kwirinda ingaruka zizabaho mu gihe waba utagiye mu rugo nyuma yaha ndagusabye uje mu rugo asegu waritse ko mbabaza kwere kumbwira ngo urankunda hanyuma ukifuza gutandukana nanjye Tony impamvu ngusaba gutaha ntabwo ari uko nkwanze hari igihe tuzabana bya nyabyo kandi tukabana ubuziraherezo please iki ntabwo ari cyo gihe cya nyabyo babaruje mu rugo ndagukunda kandi numva twagumana ntabwo nifuza gutandukana nawe mbabara ntuzongere kumbwira ibyo bintu icyemezo wafata kitarimo kujyana nawe mu rugo ntabwo nacyemera Tony byakabaye byiza mbikubwiye ukabyakira kandi ukabikora bitabaye itegeko ariko biraba byiza cyane bikozwe mu buryo bw'itegeko oyago nyine reka tujyane mu rugo niba ushaka ko ngenda Olivier gutumye kubera ko ndi kumva mfite ubwoba bwinshi ufite ubwoba yego hasi kandi abaje kugutera nijoro kuva twararana nabyutse mu ndahani n'ubu ndumva naracitse intege nza waranteye inda ngo uvuze inda oya mama ubu se ukumva ijoro rimwe twararanye yewe naguteye inda no gutera inda se bisaba ijoro ryose iminota yose ntiwayatera oya rwose ntabwo twabikora rimwe ngo uhite utwita ntabwo bishoboka ahubwo buriya ni uko twabikoze ari ubwambere nawe utabizi none ukaba wisigira ubwoba ngo ufite inda ariko inda ntabwo twabikora ngo ngutere inda ntabwo wahita usama rwose oshya nakubwiye ko bidasaba ijoro kandi wibuke neza ko tutari twikingiye ariko nubwo ufite rwose goreth humura ntabwo urimo rwose byashoboka nubwo wowe wifitiye ahubwo bwira uri kumva waba ukeneye ngo twongere ahubwo bwira ahubwo niba kumva wongera uri kumva nkeneye tugende kuryama gusa ko utagira impuhwe ndakubwira n'ikibazo mfite aho kugira ukiteho ngo twongere nuko nyine ibyo uri kuvuga ndi kumva rwose atari ibyo ntaho bihuriye Calvin, first of all ndasaba imbabazi cyane wari wambwiye ko tubonana arabigiye cyose cyashize nari ndi muri byinshi sinabona umwana it's okay yego nta nibirenze nagushakiraga nagira ngo tuganire kuri conflict ziri hagati yanjye na mushuti wawe Calvin arambwira uyowe mushuti confidence ntubizi ko mu Rwanda ntagize inshuti nyinshi nubwo bafite benshi ariko harimo n'inkoramutima nagira ngo tubanze duhere ku nkoramutima zawe you mean who iyihe nkoramutima ndavuga hafi ya sheri wanjye inshuti yawe magara nibyo ngira ngo tubanze tuganire okay tell me Titse nta birenze ariko yanyangirije byinshi buriya ntabwo ari umwana mwiza na gato okay ndabyumva none Calvin yangirije ibintu byinshi gute sindabyumva cyane uretse ko nyine n'undi abantu baprekinze tabura amakosa ariko mbabara nsobanurira urabona nakundanye nafi igihe kirekire ariko nkibura akazi yanyanze nta mpamvu anyereka umutima wa kinyamaswa sinabikubwira byose ariko wumve ngo yanteye igikomere pe wihangane cyane
cyane ndabizi usanzwe uyukunda guhemukiye en plus mu gihe wari umukeneyemo cyane biraye igikomere kidasanzwe ariko nyene nta n'ibintu bise byo kuvuga kuri hafi pe kuko nanje muri no minsi namuseka amakuru atari meza harimo igifungu cinshi nubwo ambwiye ko ari inshuti yanjye magara nyene ntabwo tukimeranye neza nanje nta kibazo ese ubundi kuyo abantu bagiye kubana babanza kwipimisha tukaba twararyamanye tutipimishije ubwo ubundi tugiye kubana twajyayo guhita rwose ndabarira ndakwinginze izo nkuru rwose mbabara ntabwo nshaka kuzumva ndi kuzumva rwose ntabwo ari gukoresha nk'umusatsi umvuyeho ko numva udashaka kubyumva ari wowe wazanye igitekerezo cy'uko turarana ese ubundi ko wari ufite igitekerezo cyo kuba twabana nkaba numva udashaka no kubivuga none ahabyo urumva nta kintu nabivugaho ikindi kandi nawe warabishakaga warashashe tegura uburiri kandi ampulisi byongeye twari turi iwawe urumva rero nawe warabishakaga ntabwo namufashe ku ngufu ntabwo rero nsabye ko twabikora ahubwo ngiye kujya ku bitaro kwipimisha nkamenya uko mpagaze nasanga natwite nkamenya icyo gukora ugakora iki ngakora iki niwe wagakwiye kuba ubimenya kuko ni wowe se w'umwana rwose uretse kujya ku bitaro pe numara nta kibazo ufite umura rwose uretse n'ubwo uretse kujya ku bitaro ariko Olivier usukira ibirimo ko nkubita umwuka nkaruka none ubu ngo ndeka kujya ku bitaro ariko Olivier ubundi reka nkubaze urankunda ndagukunda se ntabyo ubona niba kandi nta n'ibyo ubona nyine ntabihari utabona ariko hari ikindi nagushakiraga yego harya sister Tonny uramuzi urambwira Tonny muvukana yego we nashaka kumushakira internship muri company yawe kuza twamuburiye irengero twarashatse turaheba pe shaka ibintu bitwa tacu mwari kumburana internship yari kwikora ahubwo kibazo nuko kuntu yabuze yaburiye he byagenze gute je nkuko nabikubwiye twarashakishije hose twarahebye sinzi kabisa yesu we ibintu ngira biretse usiko nanje nahise umuhungu yaba hano kandi yari umuhungu mukuru niba baramushimuse niba yabaye iki Stine no sasa nakubwira ngo ari he kandi yari umuntu mukuru pe umuntu mukuru arifata arabura avuye muri urugo shaka bino kubwira gute sinakubwira ngo niba yarijanye ako pe sinzi umuhungu yitwa nde yitwa gugu n'umutipe nari twahurira mu muhanda tubashutse agirira neza nanje mu akazi muri company yari umukozi mwiza cyane company yari igeze kure ariko tuvuga ego ibintu byose byarazanze pas possible ugeze uti gugu nsura munsi ariko se Tonny kweri kugiye kumbera umutwaro numvisha amatangazo barimo kukurangisha iwanyu mu rugo kandi burasi kuri radio gusa n'inzego z'umutekano zirimo kugushakisha buri rero baramutse badusanganye Tonny nafungwa ukambura nkagwa muri gereza kandi nzira wowe sibyo bazagufunge tujyane muri gereza ariko kugusiga byoroshye Tonny mu gihe wawe utemeye gusubira mu rugo ndagusiga hano hasigare wenyine uvuze ngo kugenda ukansiga ngo reka nkubaze Tonny baza nta kibazo ndakumva ariko mu byo mbaza
harimo igisubizo cyo kujya mu rugo. Go. Mu by'ukuri urankunda cyangwa urambeshya? Ndagukunda. Ariko nawe niba unkunda ndagusabye. Binyemerere uje mu rugo. Undinde ingaruka z'uyu munsi n'ejo. Kandi dutegure ejo bundi hazaza hanjye nawe. Niba unkunda nawe reka tujyane mu rugo cyangwa se tukumana ahangaha. Nakubwiye kenshi ko kugumana nawe hano bidakunda. Icyakora genda mu rugo nyuma y'ibyumweru 2 nzagusangayo. Oya ngwino tujyane none nawe nyuma y'ibyumweru 2 wenda uzagaruke nta kibazo. En fait mvuye mu kazi nuko narinyujije imodoka mu Kinama. Man, kazi se wagatangiye ryari ariko numvise umbwira ngo uvuye mu kazi kandi nzi ko baguhagaritse. Maze icyumweru nkatangiye. Ariko burya Imana ikubakira karuri kurindirije inyumba. Ubu ndaryoshye kabisa. Wallahi, Evan, ufite fresher urishimye kabisa. Ahubwo mu makuru niza man, bimeze bite? Man, byaje gucamo rero. Ubu hari umushinga nsigaye nkoramo niwe wampaye n'imodoka ya service. Man, rero uramubona? Man, ndamuzi man. Ndamuzi kabisa. Niwe wanshakiye akazi mu mushinga. Ako ni sawa kabisa. Man, niriye kurangira akazi tese kandi meruka yarakubiswe. En fait, Neri hari umushinga waje uva muri California. Abona ko yize hanze nyine hari abanyamerika baziranye. Kandi bashakaga umuntu uzi nka domaine yanjye. Urabona? So niyo mpamvu nyine yahise ajya atya mu bitarinka. Man, ndumva hari amahirwe menshi. Evan, kuraje kabisa gakore kandi Evan mahirwe masa kabisa. Asante bro. Ako nizere ko nawe umeze fresh nari. Man, byemeze neza mbyende bisanzwe yaroze tu. Ko nawe ntukiboneka. Ubundi kuboneka gake gashoboka kubera ako kazi. Man, noneho nukenera umushoferi zambwire kabisa. Umushuti wanjye nzi Evan byamanye permis wabo. Man, use nakwirwa nyine umushoferi. Napfuba nditwara man. Man, kuvuga no gusimuka cyangwa gutaruka. Uri iminsi ndi gupfa ku mwana w'inshuti yawe. Man, ubuze ibintu bicurikiranyije kwicukura birananiye. Nini? Man, aho kuzuryo nucyumva imvugo z'abasaza. Cyenda kubwiye ngo muri iyi minsi mushaka kwambara amakoti. Tuzimwe se? Rad. Numviye ari story ndende. Zagushaka muri weekend yimbwiye sibi? Ayo man. Umva uri kuvuga ibintu byiza. Turi kumwe. Nakubonye barababajwe nemera kuko urukundo ndetse ruranasendera. Nkora niko nshoboye kose ngo utamve iruhande nkomeza kukuguma iruhande ariko ubu noneho nemeye kugenda. Nibyo nari narababajwe cyane kandi ubu ngubu nibwo mbabaye cyane kuko dutandukanye. Go. Maze iminsi ndi mu munezero kuko twari turi kumwe. Ariko ngiye kongera nikonge kuko tutari kumwe. Tony mukundwa. Ndabizi hari igihe kimwe uzagwa nkagufata. Kandi ukabyuka ari uko nkubyukije. Waje kuryama nkakubwira ngo ijoro ryiza. Reka dutandukanywe byagahe gatoya. Tuzongera tubane. Sibyo? Si ngombwa kuvuga ibyo nakoze kuko ibyo nyamabanga bitswe n'umutima wanjye. Kandi byose ni urukundo ngufitiye. Sinzi ko marandi buyakire. Nyangana kubaho nagufite. Ya. Afi. Uri iyi minsi uri gusa neza birenze gusa neza. Uratangiye. Wowe se urasa gute? Nanagwaye shaho pasi ubu ngubu umeze neza. None ngo ngiki? Afi.
ubwiza ukuri base wampaye kabisa iminsi iraza ndabona ndasezera kwipfumbata ndakurahiye ngo kwipfumbata komeza ukora umubiri cyangwa ndumvira muri siporo da sha muri iminsi kugeza basket hako na volleyball ndebaho kabisa ahubwo sowe hari siporo nimwe kikoramwa siporo se sha ngewe cyakora nyine mbonye umwanya ngira nka gym cyangwa se nkajya koga rimwe na rimwe nabwo sasa rero mu gusimbuka ejo bundi nahuye na Calvin ni Calvin uzi se ngonde nta makuru ufite aragufite ahubwo ngo Calvin arafite Calvin wese kandi nizera ko atari Calvin inzi ariko Calvin wa wundi uzi afite kubwiza ukuri Calvin araryoshye afite akazi keza afite imodoka ya Vigo ibana tikoraho uravuga iki ngonde Calvin ngo Vigo ngo akazi ariko bari kwincisha amatsiko zimpe neza yabonye akazi muri company y'abanyamerika umushinga mwiza kabisa none uzi n'ikindi aho kazi yakarangiwe na Neri mushuti wawe ibyo narabize ngo Neri ntabwo namanye ndumva muri kunshana uravuze ngo Neri wa undi ngiye nsanzwe nzi no warangiye Calvin ako kazi kuva ryarise ko tabimbwiye se ubundi menya ko amakuru ngo haye hari amakuru yizewe kandi amakuru atari ivumbi subize ko nakubeshya okay sha mutipe nanje kubona akazi rero noneho sinzaba ndi umuhere kabisa my darling nta kundi byagenda ibi natwe bidusoreyeho ntabwo tubashiye guca ingando dutandukanye tutabishaka adieu tire go njya ubusiga na telefone ningira mu rugo nzabasha kubona indi basi nzajya muvugisha Tony abariro yitware ndasigana na nimero yawe nzajya nguhamagaraho nta kibazo oya guye kumane nta kibazo yigumane ngenda ndabasha kubona indi urakoze ndanezerewe cyane maze kumenya ko ageze mu rugo amahoro kandi no mu rugo bakakwakira ako be ndumva nsigaranye ikibazo cy'ikintu ndabuze kubwira mu rugo ahantu maze iminsi mbi sinzi ko ndi bubivuge gusa humura nta kibazo nzabibona